kubasuhuza abakunzi ba Pi Network 250. Uyu munsi ndagira ngo nganire n'abantu mwamayininze Pi Network, nganire n'abantu muri gukora Pi Network ariko mutaramenya kubijyanye na tentative, mutaramenya kubijyanye na price, ndetse mukaba mukibaza ese ubundi mukaba mwibaza niba open mainnet koko izaba. Ubundi mbere na mbere abantu muri tentative nabasobanurire impamvu muri tentative, ngira ngo nejo bundi yaravuzwe nuko bashobora kuba baguha liveness check ntuyikore ukagumya wibirebera muri application ya Pi, nyamara ugomba no gucekinga Pi browser. Nyaboneka ira Pi browser ntabwo ibereyeho kugira ngo ibe umutako, ahubwo no kugira ngo uzajye uyisura urebe ko baguhaye liveness. Ari rero baguha liveness ntuyiteho ugasanga ntiwayicekinze, bivuze ko rero ugomba kuzajya ugenda ukareba muri Pi browser ukareba ko nta liveness. Bivuze ko ugomba kuzajya muri Pi browser ukareba ko nta liveness check baguhaye. Nyaboneka muze mucekinga ko Pi browser yanyu iri updated. Rero kuri tentative nanone nahuze mbabwira ko mushobora kwandikira support munyuze muri application ya Pi. Ubwo rero mugende mubikore, murebe video natanze cyangwa se nagiye nkora zivuga kuri tentative. Ikintu cya kabiri rero ni ku bantu bari kwinjira vuba ahangaha mugasanga handitseho ngo slot not available, mugomba gutegereza mukibuka kuzajya mukora buri munsi, ukazajya mu mining buri munsi kugira ngo mubashe gukomeza kubona Pi zanyu. Ni ukuvuga rero ibyo ngibyo nibyo bintu by'ingenzi bya mbere. Noneho kubijyanye na airdrop, kubijyanye rero na airdrop cyangwa se kubijyanye na open mainnet, nituvuga open mainnet mwumva ko ari igihe cyo kuba baba listed bakajya ku masoko agiye atandukanye. Ni igihe cyo kuba mwatangira gucuruza Pi zanyu ku masoko agiye atandukanye. Aha rero ni ukuvuga ngo mugomba gutegereza open mainnet igihembwe cya mbere, mu Rwango no kumukwambira cyangwa mu kwa gatatu, bivuze ko ari bwo open mainnet izatangira. Ubwo rero icyo musabwa rero ni iki? Icyo musabwa nuko mwakagwiye ku mininga buri munsi, mukareba team cycle yanyu, mukareba ko iri gukora, mukareba ko abantu mwatumiye cyangwa se abantu mwajoininze muri team bagomba kuba bakora, bakaba mininga buri munsi kugira ngo open mainnet niza migration bayiguhe vuba. Ikindi ahantu wango na cycle yawe na balance yawe iri kuri izo wa mininze, murabizi ko zose batari ko bazibaha, hari izo baguha kwera ko team yawe yakoze. Bivuze ko team yawe nayo ugomba kuzajya uyibwira. Kuri hano rero mwamwe yatumiye abantu benshi mutanabazi, icyo mukora nyine ni ugutegereza mukareba ko byibura nabo babona amakuru agiye atandukanye ku zindi mbuga nkoranyambuga. Pi Network rero open mainnet ni vuba. Reka turebe ko itariki 31 bavuze zo kwa mbere ariko hari icyo batangaza kubijyanye n'abantu bari muri tentative ndetse na migration. Ariko icyo nakwifuza nuko mwakora kirikare mukamenya ko mugomba kugeza tariki byibura mwamaze gukemura ibibazo by'amatentative n'ama migration. Bari kugenda barekora abantu bagiye batandukanye babaha migration, ariko ntabwo ari abantu bose. Ubwo reka dutegereze muze gukurikiza inama nabagira. Nshimye buri wese subscription, mani barinde.